ibibazo igihugu cyacu kirimo nta nosiyo ubifiteho. Eloko singeri boka na bise bimana kati na buumbu kati na yango oyebite. Inzira byasaba kugira ngo igihugu cyacu kibe mu bibazo nta idea cyangwa nta gitekerezo na kimwe bifiteho, nta kintu wabikoraho. So wanase. Ntabwo Imana yigeze guhereza uwo mugisha wo kubushora kudukora muri ibibazo turimo. Ona koyebiso ete importe nyo surtout ko kikolinga ko sala ko pesa espoir na kati na peuple congolais, koyebisa peuple congolais te eloko mokote bozoka ni sebulam ko yana kati na mboka na biso pambate pasi ko continuer et ndabizi igihe kizagera uhe abaturage b'abakongomani icyizere kugiye kugira ikintu ubakorera kurangiza ibibazo turimo, ariko ndakumenyesha ko Imana yambwiye ko ibyago ahubwo ariko bigiye gukomeza kurushana mbere. Uzakomeza guhereza abaturage icyizere ariko nta kintu uzigera ubikoraho. Pas auto vivaki na bokonji oyelekaki toko vivre yango fa double. Pesa boko ati agahinda n'ibyago twabayemo muri guverinoma yatambutse ubu ngubu tugiye kuyibamo bikubye kabiri. Pasi otolekaki topatolekaki na guverinoma weleki toko vivre yango fa double. Ibyago cyangwa n'agahinda twabayemo muri iki gihugu muri guverinoma ya Kabila yatambutse ku ngoma yawe Gisegeti ugiye gutangira kuyobora, tugiye kubivivamo byikubye kabiri, tugiye kuba mu gahinda gakubye inshuro ebyiri ko twabayemo ku ngoma ya Kabila. Oyo bozanga ki na kati na bokonji oyelekaki bokozanga yango soko plus koleka oyo bozanga ki liboso. Ndapfuye. Ati ibyago n'agahinda mwabayemo nibyo mutigeze mubona, no ngo ku ngoma ya mbere yatambutse uyingiye mugiye kuyibamo bishaririye ubugira kabiri. Muzagera naho mwicuza muvuge ngo kuki tutabona perezida watubanjirije akabongera kutuyobora Kabila. Kuko muzicuza murire muvuge ngo hangari kugira abakongomani ati muzarira muvuge ngo kuki tutabona turicuza perezida watambutse, kuko uyu nguyu we nakasa mutwe kurusha watambutse. Reka bisubizemo mwumvi na mukonji oyelekaki bokozanga yango soko plus koleka oyo bozanga ki liboso et yanto bokoloba vomye mutu azalaki e oyo tozana ye na moment oyo parce que loko moko ko sala ya bolam na kati na mboka na biso e kozala te parce que malédiction ezali kolo ya moto na ye. Ndapfuye. Ati muzagera abakongomani murira mwicuze Kabila muvuga ati kuki tutabona umuyobozi twari dufite mbere, ko uyu nguyu dufite we ari akasa muto kurusha uyu watambutse, kuko ibyago nibigiye kugwira igihugu uyu nguyu ntabwo gafite capacity, nta nicyo ashobora kubikoraho uretse kubiteza, kuko birenze ubuyobozi bwe, kuko birenze n'ubitekerezo by'igihugu cyacu. Ngayo nguko n'amagambo y'umwana cyangwa umukozi w'Imana Rebeka muraho ariko. Ahangaha niho tuvuye. So rero mukurikije ubuhanuzi n'amagambo ya Rebeka bwana Sniper ko ubyumvishe ngerageje kubigoronzora nkabivuga wumvishe ugize ubwoba? Rume gusa nawe nesendeke mikoro y'Imana kirenge guturiza hasi. Yena ukana ko nari nkaze nibwo bwambere na nakumva. No, ibingibi narakubwiye nuvuga ngo ibingibi c'est normal. Ugiye kwitegereza aya magambo cyangwa n'ubuhanuzi bw'uyu mukobwa Rebeka yabivuze 2019. Giseketi abantu bari kumucururira babonye ngo president mushyashya. Urimo kumva uyu mukobwa bahariya bari baramubuze nta kintu yigeze avuga. Uyu mukobwa ku bantu batamuzi ya hari indirimbo niba nigeze kanze mumvishe Rebeka uwo ari we. Iyi ndirimbo yarasohotse buretse gato. Iyi ndirimbo aha ndashaka kubumvisha, ndashaka mwumve Rebeka uwo ari we. Uyu mwana bamwitaga Martha, urukumva? Iyi ndirimbo bayita Je viens. Akimara kuririmba iyi ndirimbo agiye kuyikorera yakoreye clip yayo muri Israel na boss we bitaga Muloto.
bose wa korale bitaga Gael. Urukumva mwumve aya magambo uyu mukobwa akiririmba. Martha bavuye muri clip bavuye i Burayi, bavuye muri clip bageze i Kinshasa. Atarazi Kinshasa, uyu Rebecca uhanuriye Kiseketi yahamagaye, aragenda arahanura abwira Martha ngo nugaruka muri Kongo uzapfa. Yari umwana w'imyaka 20. Uyu Martha nugera muri Kongo uzicwa, ari muroto uzamukurikira nawe upfe. Murumva bro, uyu mwana akiza atararimba n'indirimbo mu gihugu. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane, abantu barayikunda. Akigera mu gihugu Martha avuye ahantu yakoraga muri stage, abantu baramutega baramwica. Ale muroto hadashize kabira muhuburuzi aragenda kwa mu South Africa, murabyibuka bro. Rebecca kuva yatangira guhanura imyaka igiye kuba 20, amaze guhanura inshuro 3 zonyine. Ntabwo uyu mudamu ari umuntu udasanzwe. Ahanga yarakira umwana. Izi message haye Kiseketi yazimuhaye Kiseketi cyagiye umuntu akemera gutorwa, abantu bari kubyina insinzi, bari kubyina, waravuga ati oya, ntabwo ibyo muri kubyinira ari byo, ntabwo yari president mubonye, akaganisha n'uriguri igihugu. Kiseketi ati uyu mukobwa akimara kuvuga ibingibi, Kiseketi uziko yarashyikiwe na Kabila. Kiseketi ahangaha après Kiseketi atorwa uyu mukobwa yabanje gutanga impuruza ko uyu atari president uje ko atari mu mugambi w'Imana, ahubwo uyu nguyu ari ibyago bikwiriye igihugu. Warugiye kumbaza mbaza ngiye kubwira dushobora kubona biography y'uyu Rebecca nazi gushakira kandi ndi kuziguha, ndi kugwa test, ndi kukubwira uwo ari we. Ukuvuga muri make wenda, ariko umuntu aba abonye biography wenda yasoma details akareba. Ndaziguhiza Rebecca, ndazigushakira nziguye. Ikinshasa uvuze Sere Rebecca abantu barikanga. Ikinshasa hagire n'ubona umukino akakubwira Sere Rebecca, niwe muntu wavuze igihe azapfira, kandi asaba abantu kutazamurira kuko azabagiye mu ijuru. Ntabwo uyu nuvuga ngo kumva Rebecca, nuvuga ngo ibingibi yavuze kuri Kiseketi bro, umukongomani wese uri kubyumva umusatsi uri kumuvaho kuko bazi Rebecca uwo ari we. Reka tuve ku buhanuzi bwa Rebecca. Ubuhanuzi bwa Rebecca urabona ko bwo bwamaze gushyika. Abantu batemera Imana bafite ikibazo gikomeye. Abantu batemera Imana bafite ikibazo gikomeye. Gusa ubu n'ubuhanuzi bwahawe Kiseketi mbere gato. Kiseketi yabaye president mu mwaka la première fois president asimbura Kabila. So icyo ni kimwe, realite irahari. Kiseketi niyi ntambara yarangira, Kiseketi ntabwo ari we uzatanga amahoro kuri kiyu nk'uko buhanuzi bwa Rebecca rubivuga, kandi muzabirebesha amaso yanyu mu gihumeka nk'uko abazima. Yavuze imyaka 30 mu butu, yavuze imyaka 100 niba nibuka neza. Umuzimu wa Mubutu uzayobora imyaka 100, uzabara imyaka 30. Simperuka bavuga ngo ni 100. So ahangaha Rebecca nkuko mu byumvisha byivugiye, ntabwo ngiye ndibuze gushyiraho comment, ariko tugaruke Burundi noneho. Uburundi ahangaha ho murabona aya magambo y'abarundi.
ngo mpereze audio ndaje nyiguhe iyi audio ku bantu mutekereza kabiri muyumve neza Godfather ntabwo mfite byinshi byo kubabwira ibintu byabaze guhindura isura ndashaka kuba communique ya CNDD FDD Godfather narababwiye ngo ikintu cyerekeye amakuru mukuje munisikilize munifuate kamba kubitireho itangazo kabaye communique ya CNDD FDD communiqué Snipe uri mu bantu uzi basoma igifaransa neza ndashaka ubyumve listen here Yes. ata MP Okay. kamanze ariko wowe ncakarara guhana linki urumva none ukayisomera imbere yanjye byiye utabaje kuzuminga umva hano reba WhatsApp yawe Okay. Good day. urugurisha imbere ifite igikuyu ifite ferme somera abanyarwanda n'abarundi n'abakongomani bavuga ikinyarwanda bari hano Kanifungure ndebe. ariko haratanda ndabanza nkine aya majwi encore une fois So, yisoma ubu. Yisome. Kwari ndende, kansome ndebe. amashuri biza iki Hehe. Minerval bakwishyuriye yari yo kugira ubunebwe Communiqué officiel du 17 février 2025. Vu la situation de la crise de gouvernabilité et de poursuivi politiques régionaux au Burundi. Vu la remise et cause de l'état de droit par le régime CNDD-FDD et son système politique attendu que le pouvoir CNDD-FDD et ses activités s'aimaient d'intérêt et de désarroi depuis leur accession aux commandes. Considérant la panique déchirante et le désespoir de survie qui anime le peuple burundi et les étrangers vivant au Burundi. Conscienté des désastres et marasme économique déchirant cause par les mauvaises gouvernances et ce coloré nayishyizeho hejuru reka bayisomere système CNDD-FDD ntibikugore nayishyizeho hejuru nibisomere ngiyo nayishyize kuri dashboard communiquer nayishyize kuri dashboard ntibikugore reka noneho yisomere noneho ahubwo reka twisubirire kubiri kwa mu gisuda cy'abarundi byakaze birakomeye umva hano reka manzi nzane Rwanda hano ngwino hano mu vandi inyegera salamu mukomere waramutse waramutse namwe reka dusubire i Burundi gato ndaje iri ni itangazo ry'i Burundi urukavugwa ko ari n'abategetsi bari hanze
amajwi y'ibanga udashobora kubona ahantu uretse kuyakura kuri Godfather umwe rukumbi. Narababwiye ngo imboni z'abategetsi bakomeye ni bamaneko babona aho rubanda rusanzwe turebesha amaso yacu. Godfather nahisemo gushaka bamaneko, kuko nanjye nsigaye nkomi nahisemo gushaka bamaneko. Aya ni amajwi y'ibanga, tega amatwi wumve. N'abategetsi bari hanze ni ukuvuga abakiniro bakomakomeye twamaze turaganira baravuga ko umuntu wese iyo afise ukuntu bahungisha abana uramaze kubona ko nabo byase cyabo bagenzi bati ushaka iyo barakura umwana nkamutse bashaka kuko nivyoroshe icyo turiko turabona rero no kuvuga no muri gutega amatwi mukabyumva ntago muri kubyumva. Écoute très bien. Muri kubyumva neza? Yes, amajwi ari gusohoka mukayumva. Écoute très bien. iyo afise ukuntu bahungisha abana uramaze kubona ko nabo byase cyabo bagenzi bati ushaka iyo barakura umwana nkamutse bashaka kuko nivyoroshe icyo turiko turabona rero no kuvuga barishe mu Rwanda bakunda igihugu y'ababikunda cyo tugeza aho mashaka ntawe yarumvise abana b'igihugu bakaja gushirira muri Kongo ataje bari kwandira ku nyungu za ibadishimiye n'akabukiyo. Rero ibyo mu Burundi bana kwiyamaze kwa kayobera bayinga hamwe bakakigo cyo mu mabarabara n'igihugu urabona ko yatawe mu gisirikare iyo bona amakamba mwabo bamaze kuyaha amategeko akaha ushobora ko umaze kuyangara umwanya n'umwanya ashobora kwandika intambara hagati y'abasirikare bo nyine kuko n'abakiri inyuma ya bakanishimiye bakareka turaruka tworonka utwo turi no munsi bamwe bamugenda mu kariko abandi bakavuga ati ubu hari abacyubaye urumva ko bamaze barashoboye bati genda mukuri murabe ko mutegera abasirikare baturutse mu nkambi y'Ubururi wabonye ko bakarabije babatwara ati namwe n'umugende twemeye kwitega abantu baturutse tutazi iyo baroye tutazi ko baturugejeje ati natwe tuburiyo tuje bumva ko ibyo amajambo akomeye cyane. Viongozi bakire briefing ivuye muri presidence ngo batangire ingabo zari zitorotse zivuye mu kambi cyangwa muri barracks ya Bururi. Abasirikare babwira abaviongozi babo bati mwiryeho turabatangira, niba babonye iyo bajya uzi natwe batwari tubonye aho tujya tukigendera ntaho tugiye. Perezida yohereje ingabo muri Kongo dushirirayo, none muratwohereza abantu babonye aho mureke bigendere. Barabyanga bro. Abasirikare abantu bari baragiye gucumbira inzego z'igihugu, gucumbira inzego z'igihugu no gucumbira abanyagihugu. Ni ukuvuga uhagaze ko abasirikare umwanya n'umwanya wumva mu makazi batanga kurasana kuko abategetsi bakomakomeye cyangwa umusirikare imaze guhabwa itegeko n'umusirikare cyangwa ugahabwa itegeko na perezida barabitero bajyaha bumva ko ibintu byamaze kuyangana abavuga ati na perezida tugira kuko yagafite perezida igihugu n'icyo bagiriza ahasi umva. Abaromani baravuga ngo iyo imana zikurambiwe imana ziragukuza zikakugira igitangaza zikakugira kasamutwe urukumva, maze igihe kikagera zikakurambirwa. Iyo imana zikurambiwe zigutera ibisazi ukisenya. That's the fact. Rwanda waramutse punda komera hari ukuntu tondeka amagambo ukaba ufitemo amakuru make no gutangira nk'aya Godfather. network babyita ngo iki reach yawe ntabwo ari nk'iyanjye. Okay, ngaho tubwire. Byarantunguye, ntabwo nari nzi ko bizihuta gutya. Ntabwo nari nzi ko batayo 10 zingahe yari yarasize Kivumo zishobora guhaguruka kuri zikirukanka. Ntabwo nari nzi ko yabiri cyuya kuriya speech abugisha abadiplomate. Yari afite ubwoba ubibona mu maso ku buryo ntabwo ari Mbetro izamugeraho mbere ni bene wabo bashobora kuba ari bo bamubanzaho kubera ko hari ikibazo cy'uko igisirikare kirasabye, igisirikare kirarakaye
ugomba kwibuka bariya bose turimo turavuga bapfuye, ariko twibuke abo M23 ifite neba yihakanye atemera ko bari bafunzwe mpaka urebe. Ariko icyo numvise ni uko ariya mafaranga Tshisekedi yatangaga yayasangiraga neza n'abashobora kumuhirika, biri mu byamuhaye akanya. Ariko resama chef d'état major w'Uburundi yari yagiye Kinshasa kwishyuza amwe mu yari asigaye 30 miliyoni. Tshisekedi aravuga ati reka da ndabaha amafaranga y'iki, mwembe yaguye, sake yaguye, ni mwebwe mwaharindaga. Ku buryo ni sirikwi y'ibintu birimo biragenda bigongana, ku buryo hariya ntabwo mbaye surupri y'aya message, ariko ntabwo nari nzi ko byihuta gutya. Numvaga birufata kandi kanya, ku buryo ntabwo byoroshye kuri uriya nsaza. Kandi bariya basore banakomeje kumanuka hepfo, ndimo ndareba amavideo iriya migi yindi barimo barinjiramo. Ntabwo nabakeneye amajwi erega ko se mwebwe mubahe, ntabwo se umva reka managiye mu bintu biri deep birebire cyane, nkibagirwa kubabwira aho abana bageze. Umva Nyangezi already listen here. ubu kabisa barinjiye hano muri centre Nyangezi, barinjiye kabisa nibo mu amasasu ko barasezera Abarundi nabo barahandiye, bari kwirango ryantene barahuza, barinjiye muri centre kabisa, ntabwo tukibaye tugatabawe, abatabazi barahuze. Siko nari nzi ko nabibumvishe amakuru arega abanyabyagiranye. Abantu ba Nyangezi bamaze gutabarwa, nari nzi ko nabibahaye. Rero twabuzindi izo ntabwo twari twazimenye, yampaye twarebeka n'abagira ubwoba, niyo mpamvu ziko jewe nagiye mu bintu biri bigi, nibagirwa kubabwira ko abantu ba Nyangezi batabawe, ariko se nabaye nagiye mu bikomeye, nibagirwa kubabwira ko Nyangezi yewe gawezo we Nyangezi batabawe. rero ibyo byose bituma uriya umujenerali naba amerewe nabi vrema. Ibyo sinzi iminsi afite. Umurundi baramukubise Nyangezi, umva hano ngiye njababwire naje gusanga kuvuga byinshi kurusha gukora bitari byo, reka mbakubite audio mwumva ibyakorewe Abarundi Nyangezi. Umva ubu kabisa barinjiye hano muri centre Nyangezi, barinjiye kabisa nibo mu amasasu ko barasezera Abarundi nabo barahandiye, bari kwirango ryantene barahuza. Abarundi bari kwirango ryantende bagize bate barahunze, bageze i Burundi basanga ingabo z'i Burundi zivuye mu ikambi rya Burundi rigize gute, bari gutoroka igisoda. Abasirikare b'Abarundi babwiye kujya kubatangira, babwiye ngo iki, babwiye perezida ati nawe genda batangire nyagupfa we. Umva barinjiye muri centre kabisa, ntabwo tukibaye tugatabawe, abatabazi barahuze. mwabyumvishe? Nari nzi ko nabahaye update nshinjira, nari nibagiwe. Nari nzi ko nabibabwiye. Kamanyora yo ni imbere yaho cyangwa ni imara? Ni imbere yaho gato. No Kamanyora yavuye bose. Nayo yavuyemo. Kamanyora si unozo bari kugera Nyangezi batanava mu abantu muri Sud Kivu. Abantu muri Sud Kivu muri. Muze muto abantu muri Sud Kivu bari hehe? Kandi kohereze abantu babakiriye neza. Abantu muri Sud Kivu muri hehe? Ariko mujye mugira muzanga, urumva twabanje mu bintu bikomeye, kuko reka babwira ikintu kimwe. aya Kamanyora ni kure ntakira kane, ntabwo haravamo. iyo uvuye Nyangezi umanuka Nkomo ni imisozi, umanuka abari hakurya ni Mururu, umanuka iyo misozi yose ntabwo imihanda mibi cyane. Iyo irangije uhita umanukira mu Kamanyora. Umanukira mu Kamanyora neza hafi ya urebana na douane yo mu Bugarama, burya ni hakurya. Ndebera ko kabido nkohereze ka Dr. Dash ashobora kuba yibeshye. Ukampaye he? Muri DM. Ntabwo ugira WhatsApp yanjye? Reka nkohereze yanjye. Ngiye ugira nimero yanjye ya WhatsApp, ndabizi ndishu. Ndabizi kwigira. Nitanye sesekamo. Rero speed bariho umuntu wicaye Kinshasa iyo migi ntayazi,
ntabwo arimo arumva ibirimo biraba. Sarkozy niba ari Sarkozy, Macron nawe uvuga biriya avuga nawe ntabwo abazi ibyo avuga. Umube muri Bukavu, abo muri Bukavu bajarisha. Kingdom ntabwo ujya ubura imigozi kuzirika mu gushaka amakuru buyafite, ariko ndashaka kugira ngo ushyire comment kuri ubu buhanuzi bwa Rebeka. Kingdom, Yes. Rebeka wamwumvishe? Namwumvise kabisa. Rebeka uramwumvishe nk'umukozi w'Imana? Ibi ngibi bisobanuye iki n'ubuhanuzi bwatanzwe 2019? Ubundi se aramuzi? Uravuze? Ubundi aramuzi? Yamuyobe gute sari umukozi w'Imana? Nigeze kumukurikira rimwe gusa, iyi message nigeze kuyumva, ntabwo ari ubwa mbere nari numvise. Ntabwo ari ubwa mbere wari uyumvishe? Nigeze kuyumva. Nyuma yo kumva iyi message urumva bidateye impungenge? Erega si bo bonyine bahanuye ibi, ni abahanuzi batandukanye babivuze. Yego. Ntabwo ari wenyine, ntabwo bose babivuga exactly kimwe. Urumva we yavuze kuri perezida gusa Tshisekedi, ariko bagiye bahanura izi ntambara nyine uko zizaba n'uburyo zizarangira ni benshi. Ariko deje iyo ibijyanye n'ubuhanuzi buriya murabugerageza, ntabwo ubuhanuzi bwose bwemerwa, ariko iyo hari ibimenyetso bibagaragariza ibyo byahanuwe, niyo confirmation. Ubundi ubuhanuzi bwose ntugapfa kubwemera, ariko hari ibimenyetso bikwereka ugahita ubona yuko ibyo umuntu yahanuye ari byo. ubu kabisa bagiye hano muri centre Nta kintu kinini nabivugaho kindi uretse urabona uko biri gusa ibyo ari havuga. Uwo mugabo hari wari uvuze ibiri Kinshasa ari uriya mugabo yegereje bene wabo bakasaye abajenerali kugira ngo yiprotege n'abo benshi babanaga hari amatungo nibo bari kuvuga ubuyobozi, ariko fendesha abaturage bazagumuka kabisa, bamaze kubabara cyane kandi urabona barabigaragaza. Ubu ngubu abandi bo muri DPS basigaye bashaka kwigaragambya, hagahita hahaguruka abandi nabo kontre bo bakavuga ati nimuhaguruka turamarana. Polisi ikaza ikajya hagati. Ejo bundi bashaka gutwika za kiliziya kubera bari abapadiri, hari abandi bahagurutse, abandi bajene bavuga ngo mumaze kwigira akajya mwigira uko mushatse kubera muri ku butegetsi, nimuhaguruka ngo mugiye gutwika za kiliziya turahura twese turwane namwe. Polisi zagiye hagati zibona uko ibintu bigiye gukomera, barabihagarika. Ya Kinshasa irimo igihe ibibazo bikomeye. Nicyo nabivuga. Abantu ahangaha mbabwire ko noneho ikintu gitangaje, mwumve ibiri kubera Nyangezi bararyohewe. Umva, bari kwakira M23, njye ni video ndi kureba. Abasore kuri mobile sinabona. Ndashaka kwibaza ni gute, uretse gato, izi ni inyeshyamba cyangwa ni wakombozi? Oya, bafite baragenda gusumba moto, baragenda gusumba moto. Ni gute abantu bagera ahantu bagafata ahantu abaturage bakabakira gutya? Ubu nta kintu bigaragaza kweri? Fada, abaturage abanyekongo bararushe imyaka myinshi, bararushe nta cyizere bagifite cy'ubuyobozi. Noneho habayeho akarusho, abasukamo abazarendo bari basanzwe babamera nabi, n'ubundi abasinyira noneho kubikora mu byemewe na leta. Wabonye amapiyaje Bukavu, wabonye ibintu byose. Leta yarisha abantu cyane, leta yateje ibibazo bikomeye, abaturage nta cyizere bari bagifite kiriya leta. Niyo mpamvu nubwo we ubu ngubu umucunguzi we wese nubwo baba batarakwizera cyane, ariko babonye bakuyeho bari abazarendo na ziriya ngabo za Tshisekedi z'abajura,
barakwishimira ntugire ngo buriya ubwo bariho babuzina ngo ni 100% no baracabanza barebe ibyo uje nawe gukora ariko nibura abanza ubakureho abajura ubakureho bariya bazarendo ubakize bariya abasirikari ba leta ibyejo bizaba bibara bejo iyo niyo mitekereze yabo abati wewe mventruje naho ntiturakwizera ariko banza dukize uyu nguyu turebe nawe bizozanye so ngayo nguko ibi by'Uburundi iby'Uburundi amaudio mwayumvishe Barundi bafite ubwoba mugabo we nawe wabugira ari wowe ushaka kuviriya zabunaganiriya bagenda bagusunika kugenda kinyuma ngimigi bakagugeza muri Bukavu ngo niyo ngiye gushinga imizi none ugeze muri Ngomo uri uramanuka ku Kamanyi ugiye kugera ku mupaka w'u Burundi wa mugabo utagize ubwoba wa Burundi nabo babari inyuma uko bagenda kinyuma bariho baragenda babareba imbere ariko none bagirayo ngo n'abamarayika bayirimo oya ikintu ngomba kumenya byarangiye aha byarangiye ariko ntabwo ngiyewe ntandura ivugira ubusa ngiyewe ubuhanuzi bwa wa mugabo wo muri Uganda nta nubwo ari n'ubuhanuzi by the way uyu mugabo wavuze ko ari leta ebyiri zigomba kuvaho ngiyewe ntagiye kubihereza amahirwe nka 20% ku bintu bishoboka ngiye ntabwo nabyumvaga ariko ndabona bishoboka kuko niba kugeza amakuru ari kuva mu gisirikare cy'u Burundi nko muri kubyumva tukaba turi kumva ubuhanuzi bwa Rebeka kuri Kinshasa tukareba imyitwarire y'izi leta zishobora kuvaho zirebye nabi zavaho ndakubwiza ukuri muri noro naho Uganda yinjiye muri Benin ariko se uri kutubwira amakuru amaze kabiri nawe waragiye muri kampani we ubwami ntibujya bukurwaho ubwami bwikuraho urakoze cyane ubwami ntibukurwaho nari mu bwikuraho ubwami hari ibyo ubwami bukora ibyo akaba ari byo biba intandaro yo kuvaho naho nta muntu ushobora gukuraho ubwami mu bikunde iyo muzo ubwami mu butegetsi baba we ikintu kiriho kimwe birarangiye ariko ubutegetsi bwa Kongo niba ibintu biratangaje kubona biba okay birashobora ko umuntu ashobora guhinduka ariko do you think ko Kabila ashobora guhinduka c'est une bonne question reka mbabaze ikingidom ko ariko cyo tuvugana tukavugisha amarangamutima do you think ko Kabila ashobora guhinduka akaba umuntu muzima avuye hese Kabila avuye he Kabila biravugwa ko ibi bintu birimo urimo kumva uriya mugabo yabimushinje kuva kera uriya mugabo arahindagura indimi bakuri Gisegeti reka mubwire uretse gato ibi bintu Kabila ari hehe uyu munsi nejo nabivuzeho kuko reka mubwire erega ntabwo hano ntutekereze ko umuntu ashobora kuza urimo kunyumva ntabwo umuntu ashobora kuza hano ngo uvuge ngo fwa ngo bimeze uku nuko umuntu avuge nk'uri gupfa ariko uretse kuri source y'amakuru yanjye urimo kunyumva ku makuru ngiyewe mfite yanjye urukunyumva yego apana amakuru gusa umuntu yagize gutya nkubita agafoto pa muri leta zunze ubumwe za Zamburi urumva ako nanjye ndabizi uretse gato ankubita agafoto arambwira ati muto oyo oebiye urimo kunyumva yego my friend mbona Kabila ari kumwe n'umugore wa perezida wa Mugabe umugabo uramwibuka Mugabe wone wantuze uzi ko afite umugore muto ndavuga rwose umugore wa Mugabe na Kabila hehe na hehe Kabila aje gukora ikahangaha muri leta zunze ubumwe za Zamburi uzi ko nyine umugore wa Mugabe akimara gupfa yahise ajya hari inzu yari afite muri leta zunze ubumwe za Zamburi urumva ndabireba ndavuga ati se butimiri bwa shyamba bro nyuma y'iminsi mike ngiye kubona
urukumva ifoto nyifite urukumva ifoto nyifite kabisa umugabo yishimye urimo kumva neza cyane ari kumwe n'umugore wa Mugabe ndavuga ati Kabila umwana w'iminovu ramuretse ugiye kurongora umugore w'umupfakazi kweri nkibara kubona Kabila nyuma y'iminsi nkingahe ngiye kubona mbona Tshisekedi avuze biriya bintu turi kumwe ku ruhande rumwe it's okay, it's a good news ku ruhande rwanjye pe urukumva kuba dufite kuba Kabila ashobora kwivanga muri ibi bintu byaduha imbaraga biganatuma uramugabo n'umuhanga kuba ari yaduhi kuba yaratwisha akatumara Kabila n'umuhanga Kabila n'umunyabwenge Kabila mu nama ya perezida ya nyuma yakoze agiye gusezera mbere yuko atanga ubutegetsi yarababwiye ngo ntimunsezere urumva ntimusezere kuko tuzongera guhura hano urukumva ati I will be back here as a president ntabwo ngiye arangije abahereza urugero rwa Apocalypse irafire ya Apocalypse urayibuka do you remember that speech so ikintu twemera Kabila yaratwishe pe kurusha na Tshisekedi uretse kuza kwivanga muri ibi bintu bura kirombo akaza no rukazana tribalisme rukazana inyenga bitekerezo rugafata FDL rukayishyira hariya ariko Tshisekedi ntabwo yatubaze nka Kabila ibicyo tubivugana nkuko biri urukumva Kabila we buriya yatwisha cecetse mwabyanga mwabyemera Kabila yatubaza cecetse igihe kirekire muri ibintu yakoreye mu ventura ya mbere ntabwo turi gusubira inyuma nakoze tweet ejo bundi kanyibashirira hano hejuru mwa bantu mwe ngiyewe nkora iyi tweet ejo bundi reka nyizaneho reka nyishyireho iyi tweet nayikoze Gisegeta ataravuga biriya bintu muri igihe Gisegeta yabivugiye nigiye nakoreye iyi tweet nkora iyi tweet ya Kabila iri hehe ngiye kandi ngo yigize igira engagement by the way siko nari umuntu yigeze ayikorera ko tweet cyangwa nuko mutumvisha ibyo navugaga cyangwa ntabwo byamakingaga sense bibasomere sinayi ngiyaho hejuru cyangwa nawe Rwanda boy yisome ingira nuza